ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Umubisha wishyira hejuru ni umuntu uzishyira hejuru y'ibintu byose byitwa Imana cyangwa ibisengwa, yishyira ku rwego rwo hejuru cyane kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana. Bisobanura ko azagerageza kwigarurira umwanya w'Imana mu buryo bw'iyobokamana cyangwa mu mitima y'abantu, yiyerekane ko ari Imana. Azishaka kwiyerekana nk'Imana ubwayo, ashuka abantu ngo bamwubahe nke isumba byose. Iri jambo rigaragaza ubushukanyi kukomeye buzabaho mu minsi ya nyuma, aho abantu bazashukwa n'uwo munyabugome. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe? Kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Hari imbaraga cyangwa ikintu kiriho kibuza, ntashobora kwigaragaza. Igira nshobora. Hari imbaraga ziriho zibuza uwo munyabugome guhita agaragara. Ntashobora kwigaragaza ako kanya kuko amayoberane y'ubugome n'ubatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubakuweho. Amayoberane y'ubugome bivuga ibintu bikora mu ibanga bitagaragara neza. Bivuze ko ikibi kimaze kuba kiriho ariko kikaba gikora mu buryo bwihishe. Ni ukuvuga ko n'ubu hari ibinyoma, ubuyobe n'imikorere irwanya Imana, ariko byose ntibiragera ku rwego rwo hejuru cyane n'ubatangiye gukora. Ibi bigaragaza ko uwo mwuka w'ubugome utari uwo mu gihe kizaza gusa, ahubwo umaze igihe ukora no mu bantu. Ntazahishurwa keretse uyabuza kuweho. Hari imbaraga ibuza ikibi kugera ku ndunduro yacyo. Uwazavanwaho cyangwa arekure nibwo uwo munyabugome azahita agaragara ku mugaragaro, ikibi kigakora ku buryo bukomeye kurushaho. Ninde uyabuza? Nk'uko twabibonye, hari abavuga ko ari umwuka wera, abandi bakavuga ko ari imbaraga z'Imana cyangwa ubuyobozi bugenga isi. Ariko igihamye ni iki: hari imbaraga z'Imana zigenzura uko ikibi gikora n'igihe kigomba kugaragarira. Nibwo wa mugoma azahishurwa, uwo Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa cye akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Nibwo wa mugoma azahishurwa. Nyuma y'uko kuyabuza kuweho, uwo munyabugoma azagaragara ku mugaragaro. Ntazaba agikora mu ibanga gusa, ahubwo azamenyekana. Bivuze ko Yesu atazatsinda uwo mugome akoresheje intambara isanzwe, ahubwo ijambo rye rifite ububasha niryo rizamurimbura. Akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Ukuza kwa Yesu Kristo kuzaba gufite icyubahiro n'imbaraga nyinshi. Uwo munyabugome ntazashobora guhagarara imbere y'icyo cyubahiro, azahita atsindwa burundu. Ikiri jambo ritwigisha, nubwo ikibi kiziyongera ntikizatsinda burundu. Yesu Kristo niwe ufite ububasha bwa nyuma. Ibi biduhumuriza ko nubwo hari ibihe bikomeye, Imana ifite gahunda. Ukuri kuzatsinda ikinyoma. Yesu Kristo azaza atsinde burundu ikibi cyose. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Thank you for watching. See you next part. Let's see how that villain works with people. Oh, don't forget to subscribe, like and share. Thank you. Join in my channel, Ndikumana Gospel TV.